Sokrate yari umunyabwenge, umwigisha, umuhanga mu mitekerereze, filozofa, wavutse mu Bugereki bwa kera i Atene. Afatwa nk'inkomoko nyamukuru y'imitekerereze y'uburengerazuba bw'isi, Western Thought. Uburyo bwe bwo kubaza ndetse no kuganira n'abantu buzwi nka Socratic Method nibwo bwashinze imizi y'imitekerereze n'imyanzuro ikoreshwa mu bumenyi bwa filozofiya ndetse n'ubwenge, logique cyangwa se logic kuri uyu munsi wa none. Ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tubareba, tukibaza uko byagenze kugira ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri zabo barimo politike, ubunziki, filme, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku muhanga w'ikirenga wagize uruhare runini cyane mu mitekerereze y'isi y'uburengerazuba, Sokrate. Sokrate yari muntu ki? Ndabasuje kandi mbaye ikaze. Nge ndi Muhire, ukore subscribe muri utarayikora kugira ngo tujye tubana. Muri 399 mbere ya Kristo, igihe politike yo mu Bugereki yamuhindukiragaho, Sokrate yahamijwe ibyaha byo kwangiza urubyiruko ndetse no kutubaha imana z'igihugu. Icyo gihe yahanishijwe igihano cy'urupfu, anyweshwa umuti w'uburozi witwa hemlock. Nubwo yari afite amahirwe yo guhunga, yemeye igihano aho guhungira mu buhungiro. Reka turebere hamwe ubwana ndetse n'imyaka ye ya mbere. Sokrate yavutse ahagana muri 470 mbere ya Kristo i Atene. Birumvikana ni mu Bugereki. Amateka y'ubuzima bwe tuyamenya cyane cyane binyuze mu nyandiko za Plato ndetse n'amakinamico ya Aristophane. Nubwo izo nyandiko zitari zigamije kumwandikira amateka ye yose, ziduha ishusho ngari yihariye kandi igaragaza neza ku bitekerezo bye n'imico ye. Se wa Sokrate yitwaga Sophroniscus, yari umubaji w'amabuye ndetse n'umubaji w'ibishushanyo, naho nyina yitwaga Fainarete, akaba yari umubyaza. Kubera ko rero atakomokaga mu muryango w'abakire cyangwa se nyine abanyacyubahiro, Sokrate yize amashuri asanzwe y'Abagereki kandi nyine akiri muto higaga umwuga wa se. Bikekwa ko yamaze imyaka myinshi akora uwo mwuga mbere yo kwitangira burundu ibya filozofiya. Hari impaka nyinshi ku buryo Sokrate yitwaraga mu mibereho ye. Xenophon ndetse na Aristophane bavuga ko yajyaga ahembwa kubera kwigisha, ariko Plato we avuga ko Sokrate yakanaga kwakira amafaranga, akemeza ko ubukene bwe bwabihamyaga. Sokrate yashakanye na Xanthippe, umugore wari muto cyane kuri we. Babyaranye abahungu batatu, harimo umuhungu witwaga Lamprocle, harimo uwitwa Sophroniscus, harimo yewe n'uwitwaga Menexenus. Nta byinshi bizwi cyane kuri Xanthippe, umugore wa Sokrate, uretse uko Xenophon yamusobanuye nk'umugore wagiraga imyitwarire igoye. Xenophon yavuze ko Xanthippe atishimiraga ko Sokrate yitangiye filozofiya aho kwita cyane ku mibereho y'umuryango. Sokrate ubwe yemeye ko atitaga cyane ku kurera abana be, ahubwo akita cyane ku iterambere ry'ubwenge bw'urubyiruko rwa Atene. Ubuzima bwe i Atene ndetse n'igisirikare n'indi chapitre mu buzima bwa Sokrate. Amategeko ya Atene yasabaga ko abagabo bose bafite imbaraga bakora igisirikare nk'abasirikare nyine b'igihugu kuva ku myaka 18 kugera kuri 60. Dukurikije Plato, Sokrate yakoreye mu ngabo z'abasirikare bafite intwaro ziremereye cyane, hoplites. Yitwazaga ingabo, icumu rirerire ndetse n'ingofero yo mu maso. Yitabiriye intambara 3 mu ntambara ya Peloponnese, harimo Delium, Amphipolis ndetse na Potide.
ahangaha niho yanarokoye ubuzima bwa Alcibiade wari umusirikare mukuru cyane wamenyekanye cyane i Atene. Socrate yamenyekanye ku rugamba kubera ubutwari, kwihangana ndetse no kudatinya urupfu. Nyuma y'urubanza rwe yagereranije kwanga guhunga ibibazo by'amategeko n'umusirikare wanga guhunga urugamba nubwo yaba ategereje urupfu. Ibitekerereze ye n'imyitwarire ye ni chapitire iryoshye cyane mu mateka y'ubuzima bwa Socrate. Mu gitabo Symposium cya Plato dusangamo ibisobanuro by'imiterere ya Socrate. Mu isura ntiyafatwaga nk'intangarugero y'ubugabo bw'Abanyatene. Yari mugufi, afite umubiri mugari, izuru rigufi, amaso agaragara cyane, yabonekaga nk'uhora areba cyane. Ariko Plato we agaragaza ko mu maso y'abanyeshuri be Socrate yari afite ubundi bwiza budashingirwaho ku mubiri, ahubwo ku bitekerezo bye byimbitse, ibiganiro by'ubwenge ndetse n'ubushobozi bwo gutuma abantu batekereza byimbitse. Socrate yahoraga ashimangira ko ubwenge bw'umuntu buruta umubiri. Iyi myumvire niyo yaje kugirwaho na Plato, hagashyiraho igitekerezo cy'uko hari isi ebyiri, isi tubona n'amarangamutima ndetse n'isi tubona y'ibitekerezo, aho iyi ya kabiri y'ibitekerezo ari ifite agaciro gakomeye cyane kurusha iy'inyuma. Filozofiya ya Socrate yari itangaje. Socrate yizeraga ko filozofiya igomba kugira akamaro cyane ku buzima bwa buri munsi ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'umuryango mugari. Yashakaga gushyiraho amahame y'imyitwarire ethics ashingiye ku bwenge bw'abantu aho gushingira gusa ku myemerere y'idini. Yigishaga ko amahitamo y'abantu haterwa n'icyifuzo cyo kugira ibyishimo. Ubwenge nyakuri kuri we bwatangiraga ku kwimenya. Uko umuntu arushaho kwimenya ndetse no kumenya byinshi, niko arushaho kugira ubushobozi bwo gutekereza neza ndetse no gufata imyanzuro imuganisha ku byishimo nyakuri. Mu bya politike, Socrate yizeraga ko ubutegetsi bwiza atari igitugu cyangwa demokarasi idafite ubwenge, ahubwo ko igihugu kiyoborwa neza n'abantu bafite ubumenyi, ubushobozi n'indangagaciro kandi bimenya neza ubwabo. Uburyo bwa Socrate buzwi nka Socratic method ni ikindi gitekerezo cyagize akamaro mu isi. Kuri Socrate, Atene yari ishuri rinini. Yabazaga ibibazo abakire n'abakene, abanyabwenge n'abasanzwe, abashaka kugera ku kuri kwa politike ndetse n'imyitwarire. Ntibyabaga ari ukwigisha icyo azi, kuko yavugaga ko atazi byinshi, ariko ko nyine afite ubwenge kuko yemera ko atazi. Yifashishaga uburyo bwo kuganira ndetse no kubaza ibibazo bituma umuntu atekereza ku kibazo akagera ku mwanzuro usobanutse. Ibi ngibi byatumaga rimwe na rimwe ibisubizo bigaragara nk'ibyoroshye cyane, bigatuma abo yaganirizaga bagaragara nk'abadafite ubwenge. Ibyo byatumye bamwe bamwubaha cyane, abandi bakamwanga. Muri icyo gihe Atene yari iri mu bihe bikomeye cyane by'impinduka zikomeye nyuma yo gutsindwa bikomeye cyane na Sparta. Abanyatene benshi bari mu rujijo cyane ku cyerekezo cyabo, bagakomeza kwifata ku byubahiro byashize, ubutunzi ndetse n'ubwiza bw'umubiri. Socrate yibasiye cyane izo ndangagaciro, ashimangira ko ubwenge ndetse n'imitekerereze ari byo bifite agaciro kanini cyane kurusha ibindi. Ibyo byose byatumye ajya mu rubanza, ari nayo mpamvu hari indi chapitire ijyanye n'urubanza rwa Socrate. Muri 399 mbere ya Kristo, Socrate yashinjijwe kwangiza urubyiruko ndetse no kutubaha imana z'igihugu. Yagejejwe mu rukiko maze ahitamo kwiregura ubwe aho gusaba imbabazi. Yavuze ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha umujyi we. Yigereranyaga n'akanyoni Godfrey gahora gakangura abantu, kakabibutsa gutekereza ndetse no kwibaza mu gitondo. Urukiko ntirwemejwe n'ubwiregure bwe, rumuhamya icyaha ku majwi 280 kuri 221. Imvugo yigaragaza kudatinya ndetse no kuticisha bugufi
bishobora kuba byaragize uruhare rukomeye cyane mu myanzuro yafatiwe. Itegeko ry'Atene ryemereraga uwahamwe n'icyaha gutanga igitekerezo cy'igihano gisimbura icyo ubushinjacyaha bwabaga bwasabye. Aho gusaba ubuhungiro, Socrate yavuze ko akwiriye guhabwa icyubahiro n'umujyi kubera umusanzu we mu kumurikira abaturage ubwenge, ndetse agahabwa ibihembo. Abacamanza ntibyabashimishije na gato, bityo bahita bamuha igihano cy'urupfu anywesheje umuti w'uburozi. Urupfu rwa Socrate, mbere y'uko yicwa, inshuti ze zamusabye gutanga ruswa agahunga igihugu. Socrate yarabyanze, avuga ko ubuhungiro butari kumugirira akamaro na gato, kandi ko yari akiri umuturage wizerwa wa Atene, witeguye kubahiriza amategeko yayo yose, niyo yaba ari ayamuhamije urupfu. Isomo ry'ingenzi ku buzima bwe dusoza, ubuzima bwa Socrate butwigisha ko ukuri, ubwenge ndetse n'indangagaciro bishobora gusaba igitambo gikomeye, ariko bigahindura isi kurusha ubukire, icyubahiro cyangwa se ubwiza bw'inyuma. Ni urugero rwiza rw'umuntu wahisemo gupfa ahagaze ku mahame ye aho kuba ahunga ukuri kwe. Nanjye nahansoreje ikiganiro ubuzima bushoboka, twaganiraga ku buzima bushoboka bwa Socrate, umuhanga, umucurabwenge wabayeho mu mateka y'Ubugereki, isi kabiri kumwigiraho byinshi kugeza n'ubu. Njye ni Muhire JC, iyi ni Muhire JC official. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ciao ciao.